Yesu Kristo nashimwe bene data. Yo. Abari hirya no hino abakunzi b'umusaraba bagenzi bari kujya mu ijuru. Haleluya. Ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Naye ndakwikishe mukozi w'Imana. Njyewe Riziki Chantal ndagira ngo mbatangarize ko uwitwa Joel yasabye imbabazi. Ndavuga ati nyuma yuko ngenderewe n'Imana. Yego. Okay. Ubwo nari ndi ku musozi wa Mountain Kampala. Imana akoresha umuntu utazi byari ibiki, utazi ibyo maze n'iminsi, akansobanurira hari ibiki ari mu ntoki. Byatumye nemera bugufi. Umuntu ashobora kugirira undi ishyari, akamugirira akazaga akarima icyo bita ikinyoma gifite ibimenyetso nk'iby'ukuri. Yego. Yaguha ikinyoma gifite ibimenyetso nk'iby'ukuri nawe ukashishoza, akaba yagukoresha amakosa mu buryo bw'ubundi. Rero cyambayeho kuri ibi bice. Yego. Turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka umurwa Gahimaka. Brother Joel. Joel. How are you? I'm fine. Imana ikurinze neza. Uko turiyoze. Uregera phone papa, uregera phone kuko ndashaka ko ijwi ryawe ryumvikana ku isi hose rigakoreshwa iby'ubutware. Yes, okay. Imana iturinze nta kibazo. Yes. Ntabwo umuntu yavuga ngo Imana imurinze nabi, niyo haba hari ibitagenda ariko ibiturinze neza buryo. Okay. Hoya n'ibitagenda neza uyu munsi ni ikibazo cy'igihene, ubwo ejo bizagenda. Okay. Nubwo bitameze neza none nejo bikagenda, ntabwo babwibihe Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Amen. Mwene data Joel, uri mwene data uri mwene data, duhuje baso babiri, duhuje data ku maraso, duhuje data no mu buryo bw'umwuka. Ubwo dufitanye igihango gikomeye cyane. Turabavandimwe mu mubiri, tukaba n'abavandimwe kuri Kristo. Ariko nkeka ko turi nko mu rusengero bati reka mwene data twazanye asuhuza abantu, bahita bumva ko ari mwene data kuri Kristo gusa. Jowe nicaye mu kiganiro none ndi kuri televiziyo, ndi kuri Iyobokamana TV no kuri Zaburi Nshya. Nicaye mu kiganiro kimwe nsanzwe nkorera ku kinyamakuru bereye umuyobozi, ikiganiro cyitwa Iyobokamana Twifuza. Cyangwa Gospel Twifuza. Igitumye guhamagara singutinza, ndabizi ko nawe uri mu kazi mu biganiro ahuri. Okay. Hari inkuru watambukije wowe ubwawe ku bitekerezo byawe ku kinyamakuru ubereye umuyobozi, aricyo nicayeho, kandi ndagushimira ku bw'aka gatuti wantije kugira ngo mvuge ubutumwa. Hari ikiganiro wakoze, kubera ko ndi gukora ikiganiro cyitwa Iyobokamana Twifuza, kandi harimo ibyo tubona tukabona si ibyo kwifuza. Wakoze ikiganiro kivuga kuri Riziki Chantal, cyakora ntabwo nibuka titire cyangwa se insanganyamatsiko cyari gifite, kuko ntabwo ubu ngubu ngifite muri dashboard yanjye aka kanya, ariko cyari ikiganiro gisa n'ikigaragaza ko utemera Riziki Chantal mu buryo bw'ubutumwa yavuze cyangwa se avuga. Cyari ikiganiro gisa n'igikritika, kitakiriwe neza na sosiyete y'abakristo bakurikiye Iyobokamana TV ndetse n'izindi social media, ku buryo inkuru yawe yahindutse ikimenyetso kigibwa impaka. Kandi nzi ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buba buri clear, budakwiye guhinduka urujijo mu bantu babukurikira. Nagiye gushaka icyo kiganiro kuko njye sinigeze nanakireba cyane.
ingira amatsiko yo kwibaza ese kuki iki kiganiro uyu munsi kitari kuboneka ku Iyobokamana TV cyamaze gusibwa. Ndongera ndaza ndibaza se bira ibitekerezo watambukije muri kiriya kiganiro byari ibitekerezo byawe bwite, ni ibitekerezo ni Imana yari yagutumye, ese n'undi muntu wagutumye? Urumva nyine ndagucalenjinga, nubwo biba bigoye gucalenjinga umunyamakuru mugenzi wawe, ariko ibi turabikora ku bw'inyungu z'ubutumwa bwiza no ku bw'intego y'ikiganiro cyanjye cyitwa Gospel dukeneye cyangwa Iyobokamana twifuza. Ubu rero ndashaka kugutega amatwi nko mu minota 3 cyangwa 5 kugira ngo ugire icyo usangiza abantu kuba dukurikiye cyane abari kujya gusacinga kiriya kiganiro bakakibura kuki kitari kuboneka kuri YouTube uyu munsi wawe. Bikemu wa Yesu urakoze. Ndetse na kuri kumwe na Zaburi na Prezili. Yego. Murakoze kumbaza. Yes. Mu by'ukuri ikiganiro kivuga ku buhanuzi. Navuze n'ibintu byinshi uretse ko ibiki Chantal ariwe nagize topike cyangwa ahedi namugatseho cyane. Yego. Ariko mbona n'ibindi byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri iby'Imana ndavuga ngo twiyimira ntabwo twagirwaho n'urubanza. Nyuma y'uko nsuwe n'Imana. Pardon? Nyuma y'uko nditerewe n'Imana. Uregera phone, yego. Ndavuga ati nyuma y'uko ngenderewe n'Imana. Yego. Okay. Ubwo nari ndi ku musozi wa Mountain Kampala. Imana akoresha umuntu utazi byari ibiki, utazi ibyo maze n'iminsi, akansobanurira hari ibiki ari mu ntoki. Byatumye nemera bugufi. First of all, intambwe ya mbere numvaga nshaka gutera yari iyo kwezi no gusaba imbabazi ibiki Chantal. Yego. Niwe muntu wa mbere kuko kwiyunga cyangwa kuvuguruza ibyo navuze ntabwo ari ukugira ngo nkunde nk'ingwe cyangwa abantu bakunda bangurukire cyangwa hari igitutu wenda nashyizweho n'itangazamakuru kuko nabo ibinyamakuru byarabivugaho mu buryo butandukanye. Yego. Ahubwo icyatumye mbikora ni ukugira ngo neze ubugingo bwanjye nk'uko nabisabwaga na nyir'ubugingo. Nyuma rero y'uko maze kumenya ukuri kuri ibi by'i Chantal ko ari umukozi w'Imana, nkumva narashutswe. Ntabwo ndi buze kubijya muri detaye ngo ninde wanshutse, byagenze gute. Hari ukuntu umuntu ashobora kugirira undi ishyari akamugirira akazaga akarima icyo bita ikinyoma gifite ibimenyetso nk'iby'ukuri. Yego. Yaguha ikinyoma gifite ibimenyetso nk'iby'ukuri nawe ukashishoza, akaba yagukoresha amakosa mu buryo bw'ubundi. Rero cyambayeho kuri ibi bice. Yego. Namusabye imbabazi, yarambabariye kandi turiyunga tumeranye neza. Ngira ngo hari na audio yamaye. Iyo audio urayiduha? Yego, nta kibazo ndi umuntu yamubajije ko nshobora kuyikoresha kugira ngo nshyire umucyo ku bwiyunge bwanjye cyangwa ku gusobanura ibintu arabinyemerera, mbwira ko nta kibazo nayikoresha. Good. Naza kuyibaha mukayitambutsamo nta kibazo. Yego.
ndazi ko iki kintu nkoze kirakomeye kuko ni gakeya umunyamakuru ashobora gukora inkuru akagaruka yivuguruza cyangwa yaciye bugufi. Umwuka w'Imana ajya abikora, Holy Spirit. Iyobokamana n'ibitandukanye n'ibindi binyamakuru birashoboka ko nyuma yo kugendererwa n'umwuka w'Imana iyo umuntu atari ikigande mu murimo w'Imana cyangwa mu kubumana, umwuka wera ashobora kumugenderera akamucisha bugufiya, akaba yanakora ibyo abantu bakwita ko ari ibintu bikomeye, ariko umwuka wera akabigira ibyoroshye umuntu akabikora. Erega ibyarindamo yacu bihinduka igihombo. So rero icyo navuga wenda muri iki kiganiro nuko Riziki Chantal we nyir'ubwite namaze kwiyunga nawe, namusobanuriye uko bimeze, aho byaturutse, uko byagenze, anambwira ko ari intambara ze amaranye igihe, anambwira ko bitamutunguye ko ari ubutumwa bw'Imana buba buri kurwanwa. Yewe ndamubwira nti rero kugira ngo ikigeragezo cyawe kinuke nuko cyari kugusa n'ikizanwa cyangwa n'ikivugwa n'umuntu utakekaga cyangwa n'umuntu witwa ngo wakuzanye kuri YouTube. Riziki n'umwe mu bantu bagiye dutangirana ivugabutumwa na za Zaburi, n'umwe mu bantu bafite inyigisho nyinshi ku iyobokamana, twakoranye ibiganiro byinshi kugira ngo ikigeragezo kize kinuka gikomeye. Nuko ubuye turuva watunguwe no kubona umuntu utakekaga cyangwa umuntu witwa ko avuga ari kijyana ari we waguhagurukiye, niho Satani akubabaza cyane. Nabaye igikoresho rero nshutswe, ariko nemera kwisubiraho, ni ikimusaba imbabazi. Ndanazitaba abantu abakunzi b'umusaraba, kuko ntabwo tubereyeho kuba ibigande cyangwa guhangana n'Imana n'abantu bayo. N'abakunzi bari Riziki ndabasaba imbabazi, bambabarire, n'abantu b'Imana bambabarire. Nakoreshejwe amakosa nyine turubona yaguyemo, buri kiganiro kirimo amarangamutima menshi, buri kiganiro kitarimo ubushishozi, buri kiganiro ngendeye ku mabwire gusa, ariko nyuma y'uko umwuka wera yisuriye we ubwe, niyo mpamvu nemeye gukora iki kiganiro cyangwa kubishyiraho umucyo kugira ngo abantu b'Imana babohoke, kuko niko cyacumuje abantu benshi batekereza ibintu byinshi. Ubwo rero numva ari ibyo navuga muri makeya. Hari Riziki twariyunze, hari igihe bavuga ngo umugabo inkuru yahuga wayigaramiye, hari igihe umuntu wundi yakoreye umutwaro, Joel wasereje Riziki, Joel watutse Riziki, Joel wavuze ko Riziki atari umukozi w'Imana, ariko njye nawe twarabisotinze, twariyunze. Yabicabiye umugisha aravuga ati ukeye intambwe ikomeye, ati Imana ikubabarire rwose, ati nanjye ndakubohoye. Ntihagire rero umuntu usigara yikoreye iyo mitwaro avunwa nayo. Njye ubwanjye umutima wanjye wakize, n'uwari Riziki wakize, n'uwo abantu b'Imana ukwiriye gukira, ahubwo tugasigara dutumbiriye ibindi byiza biri imbere. Kandi rwose mbikoze bimbuye ku mutima, ntabwo ari igipindi cyangwa ari igitutu icyo ari cyo cyose cyaba kindi. Yego. Wow, ni ibintu byiza cyane. Iri ni iyobokamana twifuza nuko dushaka muri iki kiganiro, ni ibi bivugirwamo, ni ibi bikorerwamo. Joel, reka njyewe ngushimire mu ruhande rw'umunyamakuru cyangwa modereta w'iki kiganiro kubw'uwo mutima wagize uyu munsi, ukisuzuma, ukiyunamira, ukamenya ko hari ikintu umutima wagushutse, ushutswe n'amarangamutima, ukakivuga utakivugishijwe n'umwuka wera, ugasubira inyuma ukabisabira imbabazi. Ngenda gushimiye by'umwihariko cyane. Buriya icyo dutegereza ni uko Riziki akomfaminga ayo makuru, koko iyo audio urayidusunikira kugira ngo tuze kuyisangiza abakunzi bacu muri iki kiganiro. Audio ndayibaha, President muri kumwe katavuga ari ku buhanga bw'ibyuma. So mboneye ariko no gushimira President Zaburi nshya. Mu by'ukuri yaramfashije mu minsi yashize, yanungusha ikiganiro gikomeye kandi cyiza.
ijambo ry'Imana ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bakubazagabana umugisha w'Imana. Ntabwo ndi Kigali, abantu barabizi, ndi Kampala, uburyo ndiyo bimaze kumenyekana. Baravuga ngo Imana iguha ubuntu bw'Imana bukaguha abantu bakaguhindura umuntu. Rero iyo ubonye umuntu uri kubwira abantu kugufasha, kukuba hafi, ni ukuri ni inkunga ikomeye cyane umuntu atabona igiciro ayihereza. Zaburi nshya yarakoze cyane, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, imugeze umugisha. Ndetse n'abandi bantu bumvisha ikiganiro bakagira reaction, kagira icyo bakora, n'abandi bagiye batanga promesse, n'abandi bashobora kuza nyuma kubera ijwi bumvise cyangwa kuba mvuze gutya. Bose Uwiteka Imana idakiranirwa ibaha umugisha, kandi ibintu bizagenda neza kurusha uko ni ngombwa yuko dukora iyobokamana twifuza cyangwa gospel twifuza. Joel, Imana iguha umugisha cyane. Reka nanjye ngiye gukomeza nyine ikiganiro cyanjye, kuko hari insanganyamatsiko ndimo ndaganira n'itorero cyangwa n'abantu badukurikira ivuga ngo impamba y'urugendo itumye dutakaza intego y'urugendo. Jo, urakoze cyane. Ubwo turategereza iyo audio ari Chantal kujya tuyisangiza abakunzi b'iyobokamana TV na Zaburi. Murakoze cyane. Yego, mumaze kubyumva ni yego. Reka turebe ko twashyiraho na audio yari iziki. Ndabona na ya audio ingezeho. Ndabona na ya audio ingezeho. Iyo audio yampaye ndatekereza ko ishobora kuba ariyo yo gusaba imbabazi. Reka twumva ntacyo bitwaye. Yesu Kristo nashimwe bene data. Abari hirya no hino, abakunzi b'umusaraba, bagenzi bari kujya mu ijuru, ndabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Naye ndakwikisha mukozi w'Imana. Njyewe Riziki Chantal, ndagira ngo mbatangarize ko uwitwa Joel yasabye imbabazi. Nanjye nifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Aravuga ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, nari ku kirwa cy'Ipatimo bamuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Kristo kwa Yesu. Bene data, Yohane yavuze ngo bamuhoye, yavuze ngo bene data dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana muri Kristo Yesu, habamo amakuba, habamo intambara. Ndagira ngo mbibabwire kuko Satani araturwanya. Kubw'ibyo ngize amahirwe, uwacu mwene data Joel asabye imbabazi yisubiyemo, kuko nk'umugenzi uri kujya mu ijuru asaba imbabazi. Nanjye Riziki ndamubabariye pe. Bibaho ko umuntu yakwisubiramo agasanga ibyo yakoze atari byiza. Kubw'ibyo Imana ya Data nkorera na Yesu Kristo hamwe n'Umwuka Wera rwose bamubabarire, ntibizibukwe imbere y'Imana no ku munsi w'urubanza. Imana igiye gucira imanza abari mu isi. Iki kintu Joel yatangaje avuga ko ntari umukozi w'Imana, ngo nashatse kwigarura imitima y'abatuye isi, muri make ntabwo ari we. Hari umukobwa nagiriye neza, ndamucumbikira muri coronavirus. Kubw'ibyo yaje kugira gutya, habamo akabazo, kuko abantu bose siko bakuvuga neza. Nacumbikiye batandukanye benshi bari babuze aho kuba. Uwo mukobwa rero niwe washatse Joel amwumvisha ukuntu ngo njyewe Riziki ntari umukozi w'Imana, ngo yanteguriraga ibyigisho. Yaje iwanjye muri 2020 yabuze aho kuba, ndamwakira. Kubw'ibyo rero Joel yarashutswe, yasabye imbabazi, ambwira ko yashutswe kandi bibaho, turi mwese duhanganye na Satani n'abadayimoni. Ndamubabariye
ni ukuri namwe nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, mumubabarire pe, mwirengagize intege nke ze yagize nk'umuntu, akumvira amajwi y'abantu, akagendera mu bihendo by'umwanzi. Ndamubabariye mbikuye ku mutima, ni ukuri yumva amahoro, namwe mumubabarire. Imana yera yo mu ijuru ibaha umugisha ku bw'ibyo. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Ndumva amahoro, ndumva umutuzo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nkora iki kiganiro nagikoze mbabaye. Abantu bagiye banyandikira, usanzwe akurikira Mandanyuma TV nitwa Ndayishimiye Alphonse, ariko nkora iki kiganiro nari mbabaye mu buryo bukomeye cyane, kuko iyo ndi mu bintu mbibamo, ariko nanone iyo ibintu ntabirimo bivamo nkabihunga rwose, nkajya ku ruhande. Rero kuko Joel ni garafrere, ni mukuru mu myaka, byongeye ndetse no mu murimo w'itangazamakuru rya gikristo abifitemo inararibonye, hari imyaka abiturushamo. Ariko kumubona arimo avuga Riziki, yewe Riziki nagize amahirwe yo kumubona imbona nkubone gutyo, ntabwo ari mu ikoranabuhanga, njye naramubonye gutyo kuko nari mfite uburyo bwo guhura nawe. Hari inshingano nari mfite mu itorero rya ADPR icyo gihe, ariko ntabura icyo gihe nabashije guhura na Riziki umushumba, twari turi kumwe icyo gihe, nanamusuhuje ahantu ari. Yego, umushumba twabanye neza, Ruganzo Jacques, rwose ndamusuhuje, icyo gihe niwe wamuzanye. Ubwo rero ubutumwa yarabwirije pe, kandi abwiriza neza, ubutumwa Imana yamuhaye rwose. Riziki nagize amahirwe yo kuvugana nawe imbona nkubone gutya, turaganira. Ariko ni umukobwa Imana yahamagaye uri ku rundi rwego. Wenda ushobora kuba wowe umubona gutya Riziki mu ikoranabuhanga, ariko igihe twahuye imbona nkubone abwiriza mu iteraniro nari ndimo, ririnda risoza icya kabiri. Amaze gusoza nagize amahirwe yo kuvugana nawe, ariko ni umukobwa wahamagawe ku rwego rundi, ku buryo ubona ko ntabwo abwiriza bya bindi nyine bikora ku marangamutima y'abantu, no gushaka kugira ngo bamwumve cyangwa se bamugarukire. Namubonye nk'umuntu watumwe, nk'umuntu uri ku murimo w'umwami. Mukumva iki kiganiro Bikemu yakoze, nongeye kuryoherwa nanone. Imana ishimwe, Imana yabwa icyubahiro. Ndibuka ni Yesu wavuze ku bijyanye no kwiyunga, arimo yigisha avuga yuko ngo nuramuka ugiranye n'umuntu ikibazo, ukabyibuka, ni byiza yuko mukwiriye kwiyunga hakiri kare ngo ataragushyikiriza umucamanza. Noneho umucamanza nawe akagushyikiriza urukiko, ngo nuramuka ugeze aho ngaho mu rukiko, ngo ntabwo uzavamo utishyuye ngo buri kimwe cyose wagombaga kwishyura mbere y'uko ugera mu rukiko, kandi hajyaho n'ibihano uko byanditse. Rero kuba umuntu yayoba cyangwa se yashukwa bibaho, bitewe n'uko wenda n'ibihe umuntu arimo, ntabwo twese duhora mu mwuka. Hari igihe umuntu agusanga bitewe n'ibihe uko bimeze, ukisanga rwose wakora ikintu kitari cyo. Ariko Bibiliya iravuga ngo, ndumva ni Pawulo wandikiraga Abaroma, arababwira ngo abayoborwa n'umwuka wera b'Imana bose nibo bana b'Imana. Ndumva ari mu bice 8 ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ubwo rero aho ngaho iyo ubashije kongera kwinira ukisuzuma, nk'uko Pawulo abyandikiye, numva
ari Abakorinto mu bice biheruka mu rwandiko rwa mbere ngo n'ibindi rukisuzuma ngo ntabwo wagerwaho n'urubanza gibwaho n'urubanza. Mu by'ukuri kuba umunyamakuru nk'uyu nguyu ku rwego nk'uru akoze iki kintu ni ikintu cyiza, kuko Riziki mu butumwa bwose tugeze twumva nta butumwa buryoshye bwo kubwira abantu yari afite. We nyine yavugaga ameze nk'usatura, yavugaga nk'ubwira abantu nyine kugira ngo bihane. Mu by'ukuri ni ikintu nyine ubona ko cyari cyabaye kibi, ubuzima budasanzwe bwari buhari, ariko kubw'amahirwe tugize umugisha w'uko Riziki nawe yabashije kugerwaho n'ubu butumwa bakaba bariyunze. Mu bintu nari nababajwe nabyo kumva ngo umukobwa nk'uyu tutazi, nshimira abantu, hari abantu baduhaye ubuhamya babanye nawe ikiruhura. Harimo uwatanze komantere mu kiganiro twakoze avuga uburyo bazi Riziki Chantal, yuko mu mibereho ye uko bamureze, hariho n'uwatubwiye ko banabanye yayoboye Riziki akiri muto. Yego, ngo iki kiganiro rwose reka ndebe komantere, iyo komantere yuko babanye na Riziki bakiri urubyiruko, akiri urubyiruko Riziki. Yes, ngiki hano komantere zacyo ngizi zose. Yego rwose, we kuvuga ngo yahamyaga uburyo yabanye. Hariho n'abari bagiye bagaruka bavuga ibintu bikomeye cyane, mbese nyine aha ngiye ndi kureba. Aha, okay, ngo jyewe Riziki nzi ko ari umukozi w'Imana. Yes, Riziki ni umuhanuzi, twe turamuzi kiruhura akiri muto, naramuyoboye mu rubyiruko. Please try to respect. Hashize iminsi 2 nabonye hariho Kigali Polytechnic, ego n'utundi uko ngo uwo muntu niwe watanze komantere, ndanayibashyiriraho uko yo mwirebe. Kuvuga ngo abamubonye n'abamuzi bazi neza ko yari yahagaze mu murimo w'Imana neza kandi rwose pe. Rero yabwirije adaca ku ruhande, yari umuntu kuvuga ngo, kandi na n'ubu tutakimubona, ntabwo ari mu Rwanda, ariko ni umukozi w'Imana wahagaze akora umurimo w'Imana rwose ataryari. Rero undi muntu wenda wagira ibyo akora umuntu ukuruhira ubusa, kuko hari undi nawe wahise usubiza kuri komantere avuga ngo yego nanjye muzi ndakana kiruhura, ariko Yesu yaravuze ngo niba bampora muzishime munezerwe. Yo rero Riziki komera ahantu uri, kandi nawe muntu w'Imana uri mu ntambara ukabona hari ibintu bikugoye, shikama, kuko Satani nyine araturwanya, kandi icyagambirira ni ukutunesha no kudukubita hasi. Icyagambirira ni ukutunesha, ni ukudukubita hasi rwose. Ariko ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza ngo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nshimire Bikemu ndetse na Zaburi Nshya uko wenda bateguye iki kiganiro. Bikemu ni umugabo cyangwa se ni umusore ubona ko uhagarara mu kuri, kandi mwahagaze uretse wenda no kubw'ubutumwa bwiza, none nk'abavandimwe mwadefanze ubutumwa bwiza ndetse n'izina rya papa wanyu. Icyambere mwadefanze ubutumwa bwiza ndetse na Yesu. Noneho ariko mwongeye guhagararira umuryango, kuko
nta wundi muntu nzi wa muzehe Nzabonimana Nzabonimpa nimero Nzabonimana ariko aho ngaho muzehe Canisius ubute moya nyine urumva yari ni ikintu cyari cyamujeho mu buryo butunguranye, guhangana kugira gushyirana hasi bigambira mbese nyine kugira ngo ugire umuntu kushyira hasi ntabwo ari byo. Kureba umuntu ngo runaka wenda se ngo akanabonye akanaka ngo reka mushyira hasi, oya. Icyo tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibaye amahire kuko ngo ukuri kw'ibyashyizwe hanze kandi by'ukuri umuntu akihana agahindukira ariko nta kurwanyana. Niba nakoze nabi uzambwire rwose, uzambwire niba nahemutse, uzambwire ducire ibintu ku murongo bitunganye, nta guhangana kunde oya. Ahubwo icyo tugambiriye nuko twubaka twebwe, sindiyo kuko ngo nuko dukora ibintu byo kubaka kandi tukubaka ibirama byubake itorero ry'Imana. Nicyo kintu tugambiriye gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, kuko aha hantu harimo ibintu byinshi bibi ku buryo iyo unyereye gato wisanga wabiguyemo. Rero icyiza kirimo nuko mwene data mushiki wanjye wowe ubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga. Koresha uru rubuga mu rwego rwo kubaka ubwami bw'Imana, koresha uru rubuga mu rwego rwo kugira ngo turebe ko twakiza itorero, twakiza abantu b'Imana, ku buryo umuntu uri bugwa ku kiganiro yewe mpora nsenga mbwira Yesu umwami ume kuba ku rwego nakora ikiganiro ku buryo na perezida abaye agiye kuri YouTube yakicara akacyumva, ku buryo na minisitiri agiye kuri YouTube agahura n'ikiganiro cyanjye yakicara akacyumva, akumva harimo ubwenge, akumva harimo ikintu cyafasha ubugingo. Nicyo kintu nsengera, nicyo kintu nsaba ahangaha, ku buryo umuntu unyumvise atagenda ari uko yumvishije amatiku gusa, oya, ahubwo akumva ubugingo bwe burubatswe nk'uko ari mu murongo uvuga ngo iyobokamana twifuza. Oya, nta rwose mushiki wacu Riziki yavuze neza cyane ngo uwacu Yesu aguha umugisha kandi agukomereza ahantu uri, ushikame, ibi bihe bizashira kandi ubuzima bukomeze. Yego, icyo mbona ni iki rero, nuko ndi kureba hari abantu nyine baje kuri izi mbuga nkoranyambaga ijisho ryabo rirangamiye igitangwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Hari igihe njya mbona nk'ibintu byabaye, ariko pe nkumva umwuka muri jye yabigaye cyane, nkumva yabinenze ku buryo guterura kubumbura akanwa kanjye ngo ngire ikintu bivugaho bikananira, nkaceceka. Hakaba ari ubwo nyine inkuru zishobora guhituka ntagize ikintu zivugaho. Iyo ntarabona ikintu mvuga ku bintu mwuka baratarama umurongo w'icyo ngomba kubivugaho, ndaceceka kugira ngo ne kuvaho mbumbuza akanwa kanjye ubupfu. Nicyo nifuza, nicyo twifuza, kandi rwose nshuti bene data, abantu bageze mu 4100 bamaze kumva ikiganiro nari nakuze kuri Riziki Chantal ubwo yavugwaga na ntuze na Joel. Imana rwose mwihangane, kuko nyine hari abumvise baragenda, ariko abenshi baranditse rwose mu buryo buremereye, kandi hariho nk'uwababaye ndumva yanabonye komantere ye hashize umunsi umwe arimo kuvuga ngo umuntu uzi muzehe Canisius papa wa Joel ntabwo yamenya yuko harimo uwaba yateye intambwe yo mbese imeze intambwe mbi, yabivuze mu yandi magambo. Rero bene data, umuntu witwa Dawidi agiye gusoza urugendo yahamagaye umuhungu we Salomo, aramubwira ngo mwana wanjye jya umenya Imana ya so, ngiyo yakoreraga ariyo uzakorera. Imana itugenza cyane. Rero bakozi b'Imana, bahungu ba Canisius,
nukuri mufite impano zikomeye, Imana ibashyigikire. Kandi Joel nawe rwose uhabwe umugisha ahantu uri Garafrere, ugirirwe neza n'Imana yo mu ijuru, kuko utumye imitima yacu iruhuka. Tumye imitima yacu iruhuka, nanjye umutima wanjye wongeye kwishima kuri uyu munsi. Rero icyo njyewe navuga, n'abandi banyamakuru bahagarare kigabo, turi ku rugamba rukomeye. Rero ikintu njyewe navuga nuko umuntu wese uhagaze mu murimo w'Imana, Satani ajya aturwanya, araturakarira, aturwanya bikomeye cyane, aturwanya mu buryo bukomeye. Nuko rero dukwiriye guhagarara kigabo, tukavuga ubutumwa bwiza rwose. Nanjye mu gukora iki kiganiro kuri Joel nta mutima mubi wundi, oya, ariko ikintu nashakaga nuko uko biri kose bamwe abenshi ndetse n'abandi bakoze iki kiganiro baba barahereye ku kiganiro nakoze. Nta wundi mutima mubi nari mfite, oya, ntawo rwose. Abantu bose bakoze ikiganiro kuri Joel narize iki, bahereye ku kiganiro nakoze. Nuko nyine nari numvishije bitasona neza. Imana ibahe umugisha, kandi twifurize aba bose kugubwa neza, abateguye iki kiganiro ari Prezil na Bikem bose. Imana ibahe umugisha. Icyo twifuza nuko dukomeza kubaka ubutumwa bwiza. Umugisha w'Imana ukomeze kugendana namwe, ukomeze kubana namwe mu buzima burimo gucamo. Yesu arabakunda cyane. Ndayishimira Alphonse kuri Impanda Nyuma TV. Amen. Amen.